agasobanuye kacu tugatangiriye kuri site y'ubwubatsi aho Jolande yaraje kureba fiancé wiwe Jimmy yari yasabye girlfriend wiwe ko yaza kumusanga ku kazi aho akorera. Hari surprise yari yateguye kuba yamukorera. Akihagera yasanze Jimmy arimo kwikorera udufuka twa sima ari gufatanya n'abayede. Jimmy yari engineer ariko ni wa muntu wiyoroshya. Jimmy yarakebutse ahindukiye yararebye ahita abona Jolande arangije ahita aza kumusuhuza azaje kumuhobera. Araza atumiza utishiri wanjye. Ako kanya Jolande yahise amwiranda ati ndakwiyamye mvaho shingukaho n'umureho. Yaramubwiye ati ese urakeka ari ibiki urimo gukora? Urumva ari ibiki urimo kugerageza kuba wakora? Nta soni ufite? Urifata ukaza ugashaka kunkoraho nta n'isoni? Ati ese ntabwo nemerewe kuba nagusuhuza? Umukobwa yahise amubwira ati oya, ati ntabwo wagakwiye kunsuhuza. Ati reba uburyo usa, ntunanyegere utaza kunyanduriza imyenda yanjye. Urabona nambaye ikanzu ihenze cyane, winyegera. Jimmy yaramubwiye ati sheri wanjye nta kibazo tinsuhuza ntacyo bitwaye. Umukobwa yaramubwiye ati oya ndakwiyamye turashaka kunyanduriza imyenda. Jimmy yarakomeje ahatiriza kuza ngo amusuhuze. Aramubwira ati nakubwiye ngo ntago ukwiye kuba wanankoraho, ni gute ugerageza kunkoraho nakubujije? Yaramubwiye ati ntuzongere n'umunsi n'umwe kuba wagerageza no kuba wanankoraho, wamubeshyiwe. Jimmy yazunguje umutwe arumirwa. Nuko wa mukobwa mushuti wa Jolande bari kumwe yahise amubwira ati Jolande tuza, ibingibi ntago ari ibintu bya danje, kuba wasuhuza boyfriend wawe ntago ari ibintu birenze. Yaramubwiye ati Jolande mfite indi kanzu nziza kandi ni nshyashya irahari mu ibage yanjye, ushaka nayiguhereza ukayambara ariko ugasuhuza sheri wawe. Igihe icyo aricyo cyose wabishaka wahindura imyenda. Ako kanya Jolande yahise abwira mushuti wiwe ni gute umbwira guceceka, uyu mutipe Jimmy ni umubeshyi. Ako kanya Jimmy nawe yahise amubwira ati ibyo mushuti wawe arimo kuvuga nibyo, nubwo naba nakawandurije imyenda wakambara n'indi nta kibazo ariko ukansuhuza. Ako kanya Jolande yahise amusubiza ati ndashaka ko nambwiza ukuri kugeza muri aka kanya, wambwiye ko uri umu engineer, ushobora kuba uri n'umuyede, kubera iki wambeshye? Ako kanya Jimmy yaramubajije kubera iki uvuze ko ndi umukozi uciriritse. Jolande yahise amubwira ati kubera ko urimo kwikorera udufuka twa sima. Ati none se urabona utani hehe n'abandi bantu baciriritse kandi warambwiye ngo uri engineer? Ni hehe wabonye engineer wikorera udufuka twa sima? Ahubwo mbwiza ukuri niba utari umuyede. Ati reba uburyo usa nanjye undebe, ntabwo uri kuri level yo gukundana nanjye, ntabwo ngiye nkundana n'abantu baciriritse ku rwego rwawe. Ako kanya mushiti we yaramubwiye ati ntabwo wagakwiye kuba wakitwara gutyo, uri kwitwara nabi imbere ya boyfriend wawe. Jimmy yaramusubije ati none se kubera kubona nambaye ibintu byoroheje ndetse nkaba ndi no kwikorera udufuka twa sima nibyo bitumye uhise ukonfirma ko ntari engineer? Jolande yaramusubije ati ibyo ngibyo nta nubwo nshaka no kubyumva. Yaramubwiye ati ndi umukobwa wihagazeho, meze neza, ndi VIP, ntabwo uri umusore ukwiye kuba wakundana nanjye. Wa mushuti wa Jolande yaramubwiye ati ariko si Jolande waretse kwigira nabi gutyo, kubera icyo uri kwitwara nabi bigeze aho ngaho kuri Jimmy? Jolande yaramubwiye ati ntabwo ndi kwitwara nabi. Jolande yaramubwiye ati ndimo kugerageza kuba umunyakuri hano, ati kandi uyu mutipe uri aha ngaha akwiye kunsaba imbabazi. Kanya Jimmy yahise amubwira ati yego uri mukuri, uravugisha ukuri, ngusabye imbabazi ko ntagerageza kuba nakigira umuntu wa danje, kuba nigira umuntu woroheje, mbisabiye imbabazi. Kuba ngerageza kubaho mu buryo bworoheje, mu buryo bwanjye ntekereza ndetse akaba atari bwo buryo ukunda. Jolande yahise amusubiza ati ikindi kintu kimwe nifuza, ndifuza ko usiba amafoto yose dufitanye. Wa mushuti wa Jolande yahise abwira Jimmy ngusabye imbabazi mu cyimbo cye, ati rwose wihangane, njye n'inshuti yanjye reka tube tugiye. Ako kanya Jimmy yarahindukiye abona umuyede wari uri mu kazi, arangije ariyumvira ahita atekereza ikintu agiye kuba yakora kugira ngo abashe kuba yatestinga wa mukobwa niba koko akunda imitungo. Yahise amubwira ati Jolande buretse gato nkubwire. Jolande yarahindukiye arareba, arangije Jimmy yaramubwiye ati ese koko urumva wifuza guhura na engineer wa nyawe? Ako kanya besto wa Jolande yahise amubwira ati Jolande reka tugende, reka tuve hano. Jolande yaravuze ati oya ndeka. Yahise abwira Jimmy yego ndashaka kubonana n'uwo engineer wa nyawe, ndashaka kumubona. Jolande yabwiye mushuti we urabona ko Jimmy ari gushaka kunkinisha kandi ntabwo nabimwemerera. Yahise abwira Jimmy ako kanya yego ndabyemera, ndashaka guhura na engineer wa nyawe munyereke. Jimmy yaramubwiye ati nta kibazo ndaje. Jolande na besto wiwe basigaye bategereje. Besto wa Jolande yaramubajije ati ese koko Jolande urumva uri seriye? Jolande yaramusubije ati yego ngiye kumwigisha isomo kugeza ubwo azamenya agaciro k'abagore, ntazongere kuba yakongera kugira umugore n'umwe yongera kubeshya. Uyu niwe munsi we wa nyuma wo kubeshya, araje arambona uno munsi ndamwereka, ngiye kumwigisha isomo. Ako kanya Jimmy yahise agenda ahita areba wa muyede witwa Paul, arangije ahita aramubwira ati hari ikintu nifuza ko wamfashaho kandi umbabarira ukimfashemo. Paul yahise asubiza Jimmy ati ese ni iki wifuza ko nagukorera? Jimmy yaramubwiye ati ndashaka ko wigira nkaho uri engineer uyu munsi wose ukaza kuwumara uri engineer. Paul yaramubajije ati none si byo nukubera icyo ushaka ko mbikora? Jimmy yahise amusubiza ati ndashaka kuba nakujyana nkagupresenta kuri uriya mukobwa mwiza uri hanze. Paul yaramubajije ati none se uriya ni girlfriend wawe? Arangije Jimmy yahise amubwira ati yego ni girlfriend wanjye, ariko ndashaka umfashe kuba namwigisha isomo kuko ikintu maze kumubonamo ni gold digger, ndashaka kuba wamfasha nkagira isomo mwihera. Paul yaramusubije ati nyakubahwa mvugishije ukuri ntabeshye, uriya mukobwa ntabwo yajya kwizera ko ari njye engineer, ndi umuyede, ni gute yakizera ko ndi engineer? Ari uburyo nambaye nk'umuyede, ubwo ni gute yakizera ko ndi engineer? Ako kanya Jimmy
yabitekerejeho arangije aramubwira ati yego ndabyumva koko uri mukuri ariko buretse gato hari ikintu ntekereje twakora. Jimmy yaramubwiye ati gutegereje gatoya ntugire ahantu ujya ndaje. Ako kanya Jimmy yagarutse azanye imyenda ahita yihereza Paul. Fata ino myenda ugende uhindure uraza kuba ugaragara neza uyambaye ntabwo ari bubashe kuba yanakeka kuri n'umuyede arabona uri engineer wa nyawe. Paul yaramubajije ati ese kuko urumva ibi bintu koko ushaka ko tubikora ntabwo ngiye nshaka kuba nakiteranya nawe. Yaramubwiye ati reba uriya mukobwa yari girlfriend wawe. Jimmy yaramubwiye ati Paul gerageza unyumve nta kibazo ubinkorere nk'uko mbigusabye kuko nibwo urabumfashije cyane. Jimmy yaramubwiye ati urabizi ndi boss wawe kandi ndi kugusaba kuba wamfasha kunkorera ikintu. Yego ndabyemera ko uriya mukobwa yari girlfriend wanjye ariko kugeza muri aka kanya ntabwo nkiri kumubara nkawe bitewe nuko maze kubona uburyo ateye. Kora ibyo ngusabye gusa. Paul yaramusubije ati ibyo nta cyo bitwaye nizere kuri gukora ibyuzi ntuze kuba wabindenganyiriza. Jimmy yaramubwiye ati genda uhindure imyenda nta kibazo. Paul yaragiye arahindura ako kanya ahita agaruka arangije ahita abwira Jimmy ati noneho ndi tayari twakora gahunda zose ushaka ko nkora. Jimmy yahise amubwira ati okay urabona ko bimeze neza. Yahise ahinduranya nawe ingofero ati urabona ko birakubereye noneho reka tugende. Noneho tugaruka hanze aho Jolande yarahagaze na besto wiwe. Yaramubwiye ati reka tugende wana batinze cyane reka twigendere we niba ushaka kugenda igendere njye ntabwo mva hano. Ako kanya baraje Paul aza yambaye nka engineer kandi ari umuyede. Ako kanya Jolande akimubona yahise atangira kwisetsa ahita atangira kubwira besto wiwe ngo akoreba mbega uko ntari bogari ngo usibye no kuba ari engineer reba none ni bogari ni na mwiza urabona ko arasa n'umukapo. Ako kanya Jimmy yahise aza imbere yabo ahita abwira Jolande ati uyu niwe boss wanjye. Ako kanya Paul yahise abasuhuza ati ni byiza kuba nahura nawe. Ako kanya Jolande yahise avuga ati atufite izina ryiza Paul. Ako kanya Paul yahise amusubiza ati urakoze cyane. Jolande yaramubaje atese mbwira ni we boss wa Jimmy. Paul yahise amusubiza ati yego ni njyewe. Jolande yahise amusubiza ati ni byiza cyane noneho njye nitwa Jolande. Jimmy ako kanya yahise yijijisha ahita abwira Paul ati boss atese hari icyo bitwaye ndamutse mfashe umukobwa nkajya kumwereka yamaze tumaze iminsi twubatse nkagenda nkamwereka ibikorwa byose umaze gukora. Ako kanya Jolande yahise yitangurana ati yego ndumva nifuza kuba nabona akazi mumaze iminsi mukora ndashaka kubona results z'akazi kanyu. Paul yaravuze ati kuva boyfriend wawe nta kibazo bifitemo nta kibazo nakujyana nkajya kukwereka rwose. Ako kanya Jolande yahise yihakana Jimmy ahita aravuga ati njye ndi single rwose nta kintu mfite mpuriyeho na Jimmy rwose umbabarire ntiwongere no kumwita boyfriend wanjye. Jimmy nawe yaravuze ati yego ibyo avuga ni ukuri ati nanjye ndi single ati ntabwo ari girlfriend wanjye ati ntongere ikibazo. Ako kanya Paul yaravuze ati oh niba ari uko bimeze rero ati nanjye nta kibazo mfite umwanya wose ndawugufitiye. Jolande yaravuze ati okay ndabikunze cyane ese twagenda. Paul yaramubwiye ati nta kibazo reka tugende. Ako kanya bahise bagenda. Jimmy yahise asigarana na besto wa Jolande ariko mbere yuko Jolande agenda besto yaramuhamagaye ati se Jolande koko ugiye kujyana n'uno mugabo ati mwakundanaga na Jimmy none muri aka kanya urukundo mwari mufitanye rwose wisuruca amazi wisuruhindura zero atari ko wagiye uba serieze. Jolande yaramubwiye ati ndakwiyamye mbabarira izo nama zawe ntazo nshaka kumva nta boyfriend mfite ndi single. Jolande yabwiye besto yiwe ati urabizi ko ngiye nta muntu ujya ukina nanjye ngiye kumwereka isomo ngiye kumwigisha uyu munsi. Jimmy arambona wa mukobwa yahise abwira Jolande ati niba ujyanye n'uriya mugabo nanjye ndagusiga ntabwo ndi buguma ahangaha. Jolande nawe yahise amubwira ati nuramuka unsize ubwo ubucuti bwacu buraba burangiriye ahangaha ati umwanzuro ni uwawe. Ahita abwira Paul ati twagenda. Ako kanya yahise afata Paul akaboko bahita baragenda. Jimmy ahita asigarana na wa mukobwa ahangaha ababaye cyane. Ako kanya Jimmy yatangiye kuganiriza wa mukobwa aramubwira ati natekerezaga ko uyu munsi uri buze kuba umunsi mwiza mu buzima bwanjye. Tugaruka kuri Paul na Jolande bari bamaze kugeramo imbere bahagaze iruhande rwa piscine. Jolande ahita abwira Paul ati mbega inzu nziza ati inzu yawe ni nziza cyane. Ako kanya Paul agiye kumusubiza byaramucitse aravuga ati yego iyi nzu ni nziza ariko si yanjye. Ako kanya Jolande yahise amubaza ati none se inzu ni yande? Paul yahise amubwira ati yego inzu ni yanjye kubera ko ngira imitungo myinshi cyane niyo mpamvu ntirirwa mvuga ko ari yanjye. Ako kanya Jolande yahise amusubiza ati nkunze uburyo ufite imitungo myinshi cyane ndetse noneho n'akarusho ukaba ufite n'iyo role y'ubwenjeniyeri ati ni ibintu bya danje by'ingenzi cyane. Akimara kumubwira ibyo ngibyo Paul yaramubwiye ati abafundi ndetse n'abayede babaye badahari aka kazi kacu ntabwo kagerwaho nabo ni abantu b'ingenzi cyane muri aka kazi. Jolande yarababaye kubera ko bamuvuguruje. Duhita twigarukira kuri Jimmy ari kumwe n'aba mukobwa yahise akora mu mufuka akuramo impeta iri yateganyije kuba yapropoza Jolande amusabe ko babana. Wa mukobwa akimara kubona ya mpeta yahise abaza Jimmy ati se wari ugiye kumupropoza? Jimmy yaramubwiye ati yego nifuzaga kuba namusaba ko twabana. Ibaze ko nari naranamuguriye n'inzu nziza cyane ihenze guhera uyu munsi numvaga ko twagombaga gutangira kuyibanamo ariko arantengushye
umukobwa yaramubwiye ati rwose unyihanganire ariko mbwira ni gute ibyo bintu wabashije kuba wabigeraho ukabona amafaranga yo kugura inzu ndetse n'iyo mpeta. Jimmy yaramusubije ati nakoze akazi kavunanye cyane ariko nkajya ngenda nizigama kugira ngo buri kimwe cyose nifuza mu buzima nzakigereho nzabasha kuba n'abana nawe. Ikintu kimbabaje ni ukuntu nsanze imbaraga zose natakaje umuhate wose nashyize mu kazi kanjye ngerageza kuba nasevinga ngo tuzabashe kuba twabana n'ubundi ntacyo byigeze bimara naruhiye ubusa. Umukobwa yaramusubije ati ariko ni n'amakosa yawe kuba waramubeshye. Jimmy yaramubaje ati se kubera iki? Umukobwa yaramubwiye ati wamubwiye kuri enjeniyeri kandi waramubeshye. Yakomeje nawe kwijijisha yigira nkaho n'ubundi nyine ari umufundi usanzwe. Yabwiye umukobwa ati ntago nigeze nifuza ko yamenya ko ndi umufundi usanzwe uciriritse. Umukobwa yaramubwiye ati ntago wagakwiye guterwa ipfunwe n'akazi ukora, wagakwiye kuba proud y'akazi kawe. Yabajije umukobwa ati se kubera iki uvuga gutyo? Umukobwa yahise amusubiza ati papa wanjye yari umwubatsi mu buzima bwe bwose, ni byinshi yagejeje kuri famiye yacu ariko yari umwubatsi usanzwe yaratewe ishema n'akazi ke. Jimmy yahise amusubiza ati si abagore bose batekereza nkawe. Umukobwa yahise amubwira ati yego nibyo koko abakobwa bose ntago bameze kimwe. Jimmy yahise amubwira ati umbabarire nimba ntakwinjira mu buzima, ese ni icyo ukora mu buzima busanzwe? Umukobwa yaravuze ati njyewe muri iyi minsi ndashomye nta kazi mfite ariko ubusanzwe ndi umukontable. Jimmy akimara kubyumva yaramubwiye ati okay birumvikana ndabyumva atariko nshobora kuba nagukurangira akazi. Umukobwa yaramubajije ati si nta kazi bwoko ki wandangira ubwo? Jimmy yahise abwira wa mukobwa ati reka nkwisabira ikintu kimwe, uremera kumbera girlfriend nguhereze ya nzu yanjye nari naraguriye wa mukobwa Jolande, niba wemera kumbera girlfriend? Umukobwa yahise amubwira ati uri kuvuga ngo iki? Ako kanya tugaruka kuri Jolande na Paul bahise binjiramo imbere, bakomeje imbere bagenda baganira. Umukobwa arangije ahita abaza Paul ati waretse tukibagirwa ibi bintu byose twagendaga tuganira noneho nkakwibariza ikibazo kimwe? Paul yaramusubije ati nta kibazo, wambaza ikibazo cyose wifuza kumbaza. Umukobwa yaramwegereye atangira kugenda amukorakoraho ati se uri single cyangwa uri mariye? Yahise amusubiza ati yego ndi single. Umukobwa yahise amubwira ati urumva uburyo bihuriranye, nanjye ndi single. Ati wasanga ari Imana yabishatse ko tuba twahura. Paul yaramubajije ati ese kubera icyo uvuga ibyo ngibyo? Umukobwa yaramusubije ati nagukunze uri mwiza cyane pe. Paul yaramubwiye ati aturakoze cyane kubw'ayo magambo meza umbwiye. Mbega ukuntu ari meza. Jolande yaramubwiye ati ndumva nshaka kuba nakishyura wa mufundi ndashaka kumwishyura ibintu yankoze. Paul yaramubajije ati se kubera iki wumva wakora ibyo ngibyo? Ati se ubundi wabikora gute? ni gute wamubabaza? Ako kanya Jolande yahise amusoma. Paul yahise agira ubwoba n'amasoni menshi cyane. Ibi ni ibiki? Paul yahise abwira Jolande ati mpereza akanya gatoya banziye kubwira aba bafundi ko nibaramuka bagize ikintu bakenera baza kumbwira kugira ngo bazi kuba bambwira ntihagire ikintu kiza kuba cyaturogoya. Yaramubwiye ati ndaje mu kanya gatoya ngo ntegereje. Umukobwa ati nta kibazo ihute. Twagarutse kuri Jimmy na wa mukobwa. Umukobwa yabwiye Jimmy ati ntabwo ari uko ndi kwanga amahirwe uri kumpereza cyangwa ibyo uri gushaka kumpereza, njye ntabwo nkunda umuntu kubera ko hari ibyo yampaye, ntabwo ari uko nteye. Jimmy yakomeje amwinginga ati bitekerezeho, rwose naguhereza inzu yanjye, buri kimwe cyanjye nakiguhereza ariko tugakundana. Umukobwa yaramubwiye ati oya ntabwo ari uko njye nteye, ntabwo njye nkundana n'umuntu kubera ko hari ibyo yampaye, mbabarira ndakwinginze utaza gutuma nkubahuka. Ati ibyo ngibyo byaba ari agasuzuguro, tiwanyibeshyeho rwose ntabwo ndi uwo nguwo pe. Umukobwa yaramubwiye ati ushobora kuba wanyitiranyije n'undi muntu, ushobora kuba wanyitiranyije n'abandi bakobwa rwose. Ako kanya Paul yaraje ahita aza arahamagara Jimmy. Yahise abwira wa mukobwa ati bunyihanganiye gato ndaje mu minota mikeya. Umukobwa yahise amubwira ati ushobora gusanga Jolande yagiranye ibibazo na boss wawe ataragushyira mu byago. Jimmy yaramubwiye ati oya ntugire ikibazo, ibyo ntubigireho ikibazo, tiwe tuza nta kibazo. Ako kanya Jimmy yaraje yegera Paul arangije aramubaza ati se wambwira ari ibiki byabaye Paul? Paul yahise abwira Jimmy ati boss ndabangamiwe bishoboka. Jimmy yahise amubaza ati ni ibiki biri kujya mbere, mbwira byagenze bite? Paul yaramubwiye ati girlfriend wawe yansomye. Jimmy yaramusubije ati nta kintu na kimwe akoze kintunguye. Paul yabwiye Jimmy ati ndakeka dushobora kuba twarekera ahangaha aya magerageza turimo, reka turekere ahangaha izi test turimo. Jimmy yaramubwiye ati oya komeza, ati komeza ufatireho, ati amahirwe we yafatiranye, tifatiranye amahirwe naguhaye umwanya, genda ukore buri kimwe cyose ushaka. Uyu munsi ndashaka kumwigisha isomo, we amahirwe yose ufite yafate uyabyaze umusaruro. Paul yabwiye Jimmy ati kimwe nakubwira cyo girlfriend wawe ni mwiza pe, ni umukobwa mwiza, atariko ikintu kimwe nshaka ko dushyiraho umucyo, ndashaka kugira ngo umenye ko nansaba ibirenze kunsoma, ati nta yandi mahitamo ndazi kuba mfite usibye kuba nakidefanda nk'umugabo, ati kandi rwose unyihanganire nibegera kuri urwo rwego. Paul yahise abaza Jimmy ati none se hagati yanyu mwembi mwe byagenze bite, we n'uriya mukobwa mushiti wa Jolande? Jimmy yabwiye Paul ati ndi kugerageza kuba twamenyana, twagiye tuganira ariko turi kugenda tumenyana gake gake. Ako kanya Paul yahise abwira Jimmy ati boss nari nabiketse, ati ndabizi wari ufite ibanga wari wampishe, ati wabikoreye ubushake bwose kugira ngo utere turiya mukobwa. Jimmy yahise abwira Paul ati oya ntabwo ari ibyo uri gutekereza Paul. Jimmy yahise abwira Paul ati muhungu wanjye ngaho genda ukora ibyo ushaka byose nta kibazo. Ako kanya Jimmy yaragarutse asanga wa mukobwa
wa mukobwa ahita amubwira ati baragutonganyije sibyo? Jimmy yaramubwiye ati oya dore ikintu yari kunsaba ko namufashamo. Ako kanya umukobwa yahise abwira Jimmy ati mushiti wanjye ndabona nta gahunda afite yo gutaha, ngiye kuba nakigendera. Jimmy yaramubwiye ati oya utegereje nta kibazo. Umukobwa yaramubwiye ati honestly ndashaka kuba nagenda pe, ntabwo nshaka gukomeza kumva izo proposal zawe, ibintu byo kumbwira ngo dukundane ngo umpereze inzu byaba byiza ngiye. Yaramubwiye ati mbabarira rwose nimba nakubangamiye nanjye byaba binteye ikibazo. Umukobwa yaramubwiye ati byambangamiye ati ibintu uri kumbwira. Jimmy yariyumvira aratekereza arangije aramubwira ati wampa amasegonda makeya ndaba ngarutse sibyo? Jimmy yaragiye ajya mu nyubako, arangije agaruka sinzi akantu yari yahishe inyuma. Arangije ahita aramubwira ati twebwe nyine nk'abagabo hari igihe rimwe na rimwe tuba twabangama, ndagusezeranya ko bitazongera, nta kindi kintu nongera kuba navuga gishobora kuba cyakubangamira, ariko basi ndakwinginze mbabarira wakire izi ndabyo nziguhaye bimvuye ku mutima, mbabarira uzakire. Umukobwa yaramubwiye ati niba ari uko bimeze niba utari bwongera kumbangamira nta kibazo. Umusore yahise avuga ati urakoze cyane mwamikazi wanjye. Yahise amuhereza rwa rurabyo, umukobwa ararwakira arangije arihumuriza arishima cyane ati ruhumura neza. Umutipe yahise amubwira ati urabizi nagukunze pe. Umukobwa nawe yaramubwiye ati nanjye ndumva nagukunze, atari kuragaragara nk'umugabo ushobora kuba ari umugabo mwiza. Umukobwa yahise yemera ko bakundana, arangije ahita aramubwira ati mushiti wanjye agiye kwicuza kuba yaragusize, tiburetse ngiye kuguha urukundo azicuza. Jimmy yahise abaza wa mukobwa ati se koko ubihagazeho ibintu urimo kuvuga, ugiye kunkunda koko? Umukobwa yaramubwiye ati rwose ati nta kibazo rwose, ati ibyo mvuga ndavugisha ukuri bimvuye ku mutima, uri umugabo mwiza uteye neza, ati ni gute se ntagukunda? Ntacyo bitwaye. Yaramubwiye ati urabona ufite buri kimwe cyose, uri mwiza, uri umwana mwiza, ufite imico myiza, ati niki subura? Ati kibura kimwe cyonyine, ati ni magic zibura zacu hagati yacu twembi. Jimmy yaramusubije ati urakoze cyane, mbega amagambo meza, ufite amagambo meza cyane, ndumva nishimye cyane pe. Umukobwa yaramubwiye ati cyangwa ibi nabyo ni ibindi binyoma byawe ko namaze kubona ko ubeshya cyane. Umutipe yaramubwiye ati oya nukuri, ati uyu nguyu niwe njyewe wa nyawe, ati nta kindi kinyoma kirimo pe. Jimmy yaramubwiye ati bosi wanjye ariko anakeneye n'umuntu w'umukontable, uramutse ubishatse ubaye ubinyemereye namuguteretera ku kazi akaba yakaguhereza. Umukobwa yaramubwiye ati ho ati byaba ari byiza cyane, nizere ko nta kindi kintu uzaza kunsaba, wenda niba ari akazi ugiye kundangira ugiye kukandangira, utazaza kumbwira ngo wandangiye akazi wenda ngo uze hari ibindi ukeneye, nizere ko nta bindi uzaza kunyishyuza. Jimmy yaramubwiye ati ikintu kimwe cyonyine ngiye nagusaba ni uko unyemerera ko tuzasohokana gusa. Ati rwose ati nicyo cyonyine, ati ndumva nshaka kuzasohokana nawe gusa. Umukobwa yaramubwiye ati oya ntabwo nabyemera, ati urabona uri ex wa best wanjye, ni gute subwo ibyo nabyemera? Ati ntabwo twasohokana, ntabwo bishoboka. Jimmy yaramubwiye ati reka nkubaze ikibazo kimwe. Umukobwa yaramubwiye ati nta kibazo mbwira. Jimmy yaramubajije ati se iyo ntazi kuba ex wa best wawe ndetse nkaba ndi umufundi uri aho ngaho usanzwe nyine umwubatsi uciriritse, ese byibura wari kwemera kuba wasohokana nanjye? Umukobwa yaramubwiye ati yego rwose twari gusohokana nta kibazo. Tugaruka hano kwa Jolande, yarahagaze wenyine amaze umwanya ategereje ko Paul agaruka. Paul nawe nibwo arimo kwinjira. Paul yaraje ahita abwira Jolande ati umukobwa mwiza umbabarire kuba nagutindije. Jolande yahise amusubiza ati iminota 5 yonyine niyo yaburaga, ati wari gusanga nigendeye kabisa. Arangije ako kanya Jolande yahise amubwira ati uremera kumfasha kuba najya kumwishyura uriya mufundi wambeshye muri iyo gahunda yo kugira ngo mubabaze? Paul yaramubaje ese kuko ibyo bintu urumva ushaka kubikora? Umukobwa arangije aramubwira ati cyane, cyangwa wowe ufite ikibazo, hari ikibazo ufitanye n'uriya mufundi? Timbwira niba hari ikibazo mufitanye. Paul yaramubwiye ati ndabigufashamo nta kibazo. Arangije umukobwa yahise amubwira ati aho ni sawa niba ubyemeye, noneho reka tugende njye kukwereka ukuntu ngiye kumwigisha isomo. Duhita tugaruka hano kwa Jimmy na wa mukobwa batangiye gukundana. Umukobwa yitwa Candy. Jimmy yaramubwiye ati Candy hari ikintu nshaka kuba nakubwira. Candy yaramusubije ati ni icyo ushaka kumbwira? Ati se urashaka kongera kumbeshya nanone ko nabonye umubeshye cyane? Jimmy yaramubwiye ati oya ntabwo nenda kuba nakubeshya, ni ikintu nshaka kuba nakubwira. Yaramubwiye ati Candy nashaka kuba nakubwiza ukuri ko ari njye engineer wa nyawe, ninjye uhagarariye amaproje menshi y'ubwubatsi muri uyu mujyi. Atariko Candy mu gihe we wazaga uzanye na Jolande mushuti wawe, mwasanze ndimo kuba nafasha abakozi banjye, kuko ubusanzwe nsanzwe mbafasha, yaba abayede ndabafasha, yaba abafundi ndabafasha, ku buryo mba ndi gufasha abakozi banjye ndetse nanabatera motivation. Uramutse dusanganye bishobora kuba byakugora kuba watandukanya engineer n'abakozi. Niyo mpamvu Jolande yahise amfata kuriya. Ibyo ngibyo ntacyo ngiye biba bintwaye kuba nakorana n'abakozi nkaza nkanabafasha, ntacyo bihindura ku cyubahiro cyanjye kuko atari cyo mparanira cyane, ntacyo byica mu kazi kanjye ndetse nta nicyo byica mu buzima bwanjye. Niyo mpamvu niyoroshya ngafasha abakozi banjye bose, ngiye bimbera byiza kuko abakozi bahita banyiyumvamo ndetse bagakora akazi bishimye. Candy yahise amubwira ati ariko wakabaye wambwije ukuri tugihura.
Kendi yaramubwiye ati iyo bivuga kare hose Jolande ntabwo aba yajyanye na wa mutipe, ubu mwari kuba mukiri kumwe kubera icyo utamubwije ukuri hakiri kare. Jimmy yaramusubije, wabonye uburyo yari yatinze akimara kubona ko nshobora kuba ndi umuyede cyangwa umufundo usanzwe. Ibyo nibyo nari nkeneye kuba namubonamo, kuko ntabwo nkeneye kubana n'umuntu tutaziranye. Byamfashije kuba namusobanukirwa. Wabyiboneye, reaction yiwe wayibonye, ntabwo igeze yempereza n'amahirwe yo kuba nakisobanura. Ati none se urambwira ngo ndakomeza kumukunda gute? Aho kanya Kendi yahise abwira Jimmy ati noneho ubwo uri enjeniyeri mushobora kuba mwagenda noneho mukabana mwashyingiranwa noneho nta kibazo. Jimmy yahise abwira Kendi oya Jolande ntabwo nkimukeneye mu buzima bwanjye, ntabwo nkimukeneye habe na gato. Kendi yasubije Jimmy aramubwira ati urabona ikintu gikenewe muri ubu buzima mukwiye kuba mwahana andi mahirwe ya kabiri, yaba wowe ndetse na Jolande mugahana andi mahirwe. Jimmy yaramubwiye ati oya byose byarangiye, nta yandi mahirwe, ntabwo ngiye nakundana n'umuntu ukunda imitungo, gusa mu gihe imitungo yaba idahari ntabwo yansiga. Ntabwo uwo nguwo ari we muntu nkeneye mu buzima bwanjye. Nkeneye umuntu nkunda bya nyabyo, agakunda uwo ndiwe, adakunze imitungo mfite, adakunze ibyo ntunze. Uwo niwe muntu nkeneye kandi nabonye ari we wowe. Ibi bintu byabereye ahangaha byatumye nsobanukirwa Jolande uwo ari we. Nari kuzibeshya nkabana nawe, ibaze ko nari ngiye kumupropose uyu munsi ngo tube twabana. Nari kuzashiduka umuntu yansize kubera imitungo. Jimmy yabwiye Kendi ati Jolande nta yandi mahirwe nzigera muhereza habe n'umunsi n'umwe, kandi rwose umbabarire, nubwo ari inshuti yawe umbabarire, ntabwo nabikora. Ishyire mu mwanya wanjye, yuza kuba ari wowe. Ese wari kuba wahereje andi mahirwe umuntu umeze nk'uriya? Nawe mbwira yuza kuba uri njyewe. Kendi yaramubwiye ati oya ntabwo nanjye namuha andi mahirwe pe. Ako kanya Jolande na Paul baraje baza mu cyumba. Jolande yashakaga ngo bajye kuhatwika, yashakaga kuba yakorana sex. Jimmy bimubabaze cyane, yashakaga kumubabaza birenze. Bageze hano kuri chambre basanga urugi rurakinze, nta rufunguzo rwari rurimo. Paul yabwiye Jolande ati harafunze. Jolande yaramubajije ati se niki cyabaye, mbwira niki kibazo gihari? Paul yahise amubwira ati ikibazo gihari nibagiye imfunguzo mu modoka yanjye, niki kibazo gihari? Aho kanya Paul yahise abwira Jolande ati none se hari ikibazo ndamutse ngiye nkajya kuzana imfunguzo mu modoka yanjye noneho nkagaruka tugahita tuhatwika koko tukarangiza gahunda twe twapanze? Jolande yahise abwira Paul ati nta kibazo ndagutegereje. Paul yaraje asanga Jimmy ari kumwe na Kendi, aza amuhamagara nyine nk'umwubatsi usanzwe akoresha nk'umukozi wiwe. Jimmy yarijijishije ahita abwira Kendi ati ihangane gatoya. Paul yahise abwira Jimmy ati boss wambabarira ukaba untije urufunguzo rwa apartment yawe akagira akantu njya kwikorera? Jimmy yaramubajije ati uri seriye, yabikubwiye ko yenda kugutamo? Paul yaramubwiye ati sha nkubwije ukuri uko bimeze, ex wawe arashaka ko tujya mu cyumba ngo tukajya kuganiriramo ndetse tukaba twanahatwika, kandi nta rufunguzo mfite, dusanze hafunze. Jimmy yahise abwira Paul ati ikigaragara cyo ntabwo ugira isoni rwose, ntabwo ujya utinya abakobwa pe. Aka kanya mugeze kuri iyo ngingo Paul yahise abwira Jimmy ex wawe ararenze, sinzi ko wari no kuzamushobora. Ako kanya Jolande yahise yimanukira, yaje yihuta aza aramubwira ati ese kubera icyo watinze, niki cyagutindije ahangaha? Urabona umwanya wose maze ngutekereje. Ako kanya Jimmy yahise abaza Jolande ati ese uko ugiye kuba wagumana nawe? Jolande yahise asubiza Jimmy ati yego, kugira ngo nawe uzabone ibyo wahombye kubera ibinyoma byawe, ndashaka kugira ngo nzakwereke igihombo wagize cyose. Jimmy yaramubwiye ati ibyo nta kibazo, icyo nakwifuriza muri aka kanya nuko nabifuriza kuzagirana ibyishimo wowe na Paul. Jolande yaravuze ati urakoze cyane, turagushimiye pe. Aho kanya Jimmy yahise abwira Paul aramubwira ati noneho Paul usibye kuba wenda ndi bugutize inzu yanjye ndetse uyu munsi nanaguhaye na off, genda wisanzure rwose ukore buri kimwe cyose ushaka, nta kibazo. Uyu munsi nguhaye agakonje, nguhaye akaruhuko rwose, wisanzure. Paul yahise avuga ati urakoze cyane boss. Mukanya Jolande yaratunguwe, atungurwa n'amagambo atangiye kumva uwari boss ari we batangiye kwita umukozi. Yaratunguwe ati buretse. Jolande yahise abaza Jimmy nicyo ushaka gusobanura? Ati utanga akaruhuko gute, uhereza akaruhuko boss wawe gute? Ni gute boss wawe namutiza inzu? Munsobanurire neza, ntabwo ndi kumva ibintu murimo kuvuga ahangaha. Aho kanya Paul yahise atangira kuvugisha ukuri, ahita abwira Jolande ibiri ukuri nuko Jimmy ari boss wanjye, izi projet zose niwe uri kuzikurikirana, niwe uduhagarariye twese, njye ndi umwubatsi usanzwe. Jolande yaravuze ati ibintu bishobora kuba ari imikino, mureke kujokinga, mumbwize ukuri. Jimmy yaramubwiye ati oya iyi ntago ari joke Jolande, nakubereye umwana mwiza kuva mu ntangiriro, kuva ubwo mbona nyindi gukorana n'abakozi banjye ndimo kubafasha, ntabwo wigeze unampereza n'amahirwe yo kuba nagusobanurira. Wese reactinga mu buryo budasanzwe ugaragaza ko utanankeneye. Icyo nahise nkubonamo, nahise mbona ko urukundo rwawe rushingiye ku mitungo, ntabwo wigeze unkunda. Ndetse na Paul wavugaga ngo wamukunze, ntabwo wigeze umukunda, wakunze ibyo yaba atunze. Ako kanya Jolande akimara kumva ko Jimmy ari we engineer wa nyawe, yahise akatira Paul ako kanya, nta kibazo twakongera tugatangira bundi bushyashya, aho byapfiriye tukagenda tubikosora tukaniyunga, nta kibazo, naguha andi mahirwe kansaba n'imbabazi, nta kibazo tukongera tugasubirana. Jimmy yaramusubije ati Jolande ibyo biratandukanye cyane, ntabwo njye nkigukeneye, nta gahunda ngifite kuba nakorana nawe, byacu byarangiye rwose.
ubu guhera muri aka kanya ibyishimo byawe biri kuri Paul, ntabwo ngiye tukiri kumwe. Aho kanya Jimmy yahise akora mu mufuka ahita afata imfunguzo azihereza Paul yigira kwitwikira n'ubundi, kuko n'ubundi Jolande yamwemereye kumutamo. Ahita arababwira ati Paul, ndakwifuriza amahirwe, akira imfunguzo za apartment, nanaguhaye off uyu munsi wirirwe wisanzuye. Ako kanya Jimmy yahise hindukira ahita abwira Candy ati se twakigendera. Jolande yahise avuga ati Candy, mpindukiye umunota mikeya. Oya, buretse gato Candy. Akanya gato mpindukiye ndeba hirya, ndagarutse nsanze watangiye guteretana na ex wanjye. Candy yaramusubije ati oya, ntago ariko bimeze, timwakoze break up, none si ikindi ukeneye niki? Harubwo mugikundana se? Candy yabwiye Jolande ati nta kosa ngiye mfite rwose, ntundenganye pe. Jolande yahise amubwira ati ariko uri inshuti yanjye, ni gute uhita ukundana na ex wanjye mu masegonda 2 dutandukanye? Candy yahise amubwira ati ndambiwe imyitwarire yawe, ikindi kirenze cyo wahombye umugabo muzima wa nyawe kubera ko urebesha amaso yawe nturebesha umutima wawe. Wahombye umugabo w'icyitegererezo, umugabo w'inzozi zawe. Aho kanya Candy yahise abwira Jimmy sheri twigendere. Aho kanya bahise bagenda, Paul nawe asigarana na Jolande ahita atangira gufatiranya amahirwe ati none se Jolande ati twigendere n'ubundi, ati wabonye ko imfunguzo za apartment zifite, twigendere gutwika n'ubundi ugende ntemo wana. Ari guseka. Jolande yahise arakara arahindukira aramubwira ati ubwenge wabutaye neza, ni gute watekereza ko najya gukora na sex nawe? Warasaze? Ati nta soni Paul, we umuyede uri aho ngaho uciriritse, ati ni gute utekereza ko najya gukorana na sex nawe? Ati nta nubwo uzigera wongera kumbana mu buzima bwawe, nyibagirwa, hita unyibagiza, umanagure mu bitekerezo byawe, wibagirwe ko wanambonye. Ako kanya Jolande yahise afata akayira arigendera. Paul asigara ahangaha. Arangije yahise amubwira ati nagusomye sha, ntabwo wabihanagura mu byabaye, ntaribi ntabwo naviriye mwahosha, genda. Paul yasigaye ababaye. Duhita tugaruka kuri Jimmy na Candy. Barasohokanye, yaje kumugurira ka ice cream, batangiye kugenda basohokana, batangira kugenda bakundana, urukundo rwabo rurakomera. Jimmy yari yasuye Candy, yahise amubwira ati Candy, urakoze cyane kuba wantumiye, ndishimye cyane kuba wari wanyimvise. Jimmy yabwiye Candy ati umugabo we wese ashobora kuba yagwa mu rukundo akaba yakunda umugore mwiza nkawe. Candy yahise amusubiza genda shati vana iyo mitoma aho ngaho, ndabizi iryo jambo ribwira abagore bose. Jimmy yaramusubije ati oya, ntabwo abakobwa bose ariko mbabwira iryo jambo, ati iryo jambo ndibwira umugore ufite umutima mwiza gusa, ntabwo ndibwira buri umwe wese. Candy yahise abaza Jimmy ati none se ni gute wamenye ko mfite umutima mwiza? Jimmy yaramubwiye ati icyo nzi cyo nuko mfite ibyo byiyumviro bituma amenya uwo muntu ufite umutima mwiza. Candy yaramubaje ati none se ubaye wibeshye? Jimmy yaramusubije ati burya baravuga ngo nta nduru ivugira ubusa, ubwo nibyo. Candy yaramubwiye ati mu by'ukuri nagukunze pe. Jimmy yaramusubiza ati ati ibyo ni byiza kuba utangiye kunkunda. Jimmy yaramubwiye ati na betinga ko nshobora kuba nagusoma aka kanya ariko ntakoze ku minwa yawe, tiwereba gusa, ati ndeba. Yahise amuha akaga kisi ko mu muyaga. Candy yaramubwiye ati wow, byiza cyane, reka noneho nkwereka akantu dukora. Candy yabwiye Jimmy ati nimba wumva uri tayari mbwira, turabetinga, nuramuka utsinzwe urakora icyo ndi bugusabe, sibyo? Jimmy yaramubajije ati ese nk'ikintu kimeze gute? Yaramubwiye ati nuramuka utsinzwe uzakora nk'umufundi icyumweru cyose kandi bya nyabyo, apana bya bindi byo kugira ukigira engineer, turabyemeranye? Jimmy yaramubwiye ati ibyo ntacyo bitwaye, se urakeka ninde ufite ubwoba? Ati nta bwoba mfite shanda, byemeye, ngaho tubeting. Umukobwa yaramubajije ati se uri tayari? Jimmy ati nta kibazo nditeguye mbwira. Yaramubwiye ati humiriza. Jimmy yateze umunwa azi ngo bagiye gusomana. Amukoza ka ice cream kuzura arirukanka. Basi birukanka batangira kugenda bakina nyine nk'abantu bari mu rukundo. Urabona ko urukundo rwabo rwari rumaze gukura, bari bishimanye cyane. Jimmy yaraje aramubwira ati ntago biri fair, uranyibye. Turanyibye pe. Candy yahise amubwira ati noneho ndakeka ko ugiye wabibona ko ntoroshye, sibyo? Jimmy yaramubajije ushatse kuvuga iki? Yaramubwiye ati ibyo bisobanuye ko tugiye kujya mu mwanya wanjye aho nifuza hose, sibyo? Jimmy yaramubwiye ati wow, byiza cyane, ati nta kibazo, ibyo wifuza byose ndi tayari, nditeguye. Aho kanya Candy yahise amuhereza akabizu, bahise bafatana akaboko, ubwo bahise bagenda. Agasobanuye kacu naha karangiriye love story ya Jimmy na Jolande nuko yarangiye. Mwakoze cyane kureba video zacu, ibuka gukanda subscribe kugira ngo indi video tuzashyiraho itazagucika.